igice cya gatatu byabaye mu ishyamba ry'Akagera nyuma y'ayo marorerwa y'inkongoro. Izo nkongoro ziyise Inkotanyi zimaze gutwika no gutabataba mu Kagera abahutu bo mu Ruhengeri. Muri icyo cyanya hagaragayemo ibintu bitatu. Icya mbere, hejuru y'Akagera k'urushyamba, inkona na za kagoma zabaga zasinze umunezero zazaniwe n'izo nkongoro Nkotanyi. Icya kabiri, mu Kagera k'ibikumba byari byarikubuye kubera umunuko. Icya gatatu, n'Akagera k'amasumo kari karimo gusamira hejuru basagutse ku rwobo rwa Bayanga rwizihizaga Rusingizandekwe, inkongoro nkuru. Nyuma yo kwiruhukiriza mu Kagera, abo bagome ba Kagame bakomereje ya komine Kabarondo bahereye ku Mukoyoyo bakoyora gakondo yaho yose, bayigerekeranya mu cyuzi cya Rwinkwavu bagisaranganya n'ikiyaga cya Cyangwe kiba kinyazwa abanyambo bene cyo. Izindi nkongoro Nkotanyi zivuye mu Kagera zambukiye ku Ntaruka zigana Kayonza, maze zigeze Gikaya na Mukarange ntumbi zitabarika zuzura mu ntoki zaho. Zakomereje Rundu na Rubira ngo zigere Nkamba na Ruramira, icyuzi cyaho cyuzura imirambo kitazuyaje kiratutumba. Ibyo byateguwe na Musoni Porotaze wategekaga perefegitura ya Kibungo. Zakoyoye gakondo yaho yose agasetsa zikomereza Remera rya Kigarama zambukira rya Bisenga, zikikanya Rukira zihingukira ku cya Semakamba ku irimbi bahambagamo abahutu baho bose ari bazima. Zakomereje Kazo na Rwasaburo zasaguza inzirakarengane zikomereza Sakara yose ariko zifundiza imirambo intoki zaho zo muri Kibaya. Zitungukira Gatare na Curazo no ku murindi wa Rwakigeri, imbunda y'inkongoro Inkotanyi zicuranga inkondo zigosora impande zose, naho izo kwa Rusingizandekwe Kagame zivuga imyato ziyivovota.